Imana ibafashe kunda kubera ko hari n'uduti mwagiye mujya gucisha i Burundi, hari bamwe tuziranye bagiye gucisha i Burundi, hari bamwe bagiye gucisha muri hanze mu bihugu byo hanze muri za Uganda. Imana yabazi ariko gacimere Imana ibyo bakorewe mu bwongorerano ije kubishyira hagaragara, ibyakorewe ahihishe ije kubishyira hagaragara kubera ko dore nimwe muri gutuma abana b'Imana badakizwa, nimwe muri gutuma aba bantu badakizwa kubera ko ijambo ry'Imana ryabasizemo, mwarakamutse nimukivuga ijambo ry'Imana, urajya kuvuga ijambo ry'Imana usingize umuyobozi w'akagari, urajya kuvuga ijambo ry'Imana usingize gitifu, irabatugabije kuko umwuka turimo utandukanye n'uwa biriya bipasiteri byirirwa bisambana bimwe, ndababaye cyane, n'ibisinzi byirirwa bimwe inzoga ibyuma, yewe data we birababaje cyane ngo dutangiye kumenyerwa n'abantu batigeze bamenya Imana. Wowe uvuga ngo wamenye Imana ahubwo uri igisambo, icyo ushaka ni ukujya imfubye n'abapfakazi. Igihugu cy'u Rwanda twujuje abahanuzi b'abanyabwoba gusa, twujuje abapasitori b'abanyabwoba gusa, twujuje abavugabutumwa b'abanyabwoba gusa, bacinya inkoro atamfunga baragufunga, uzanga ko bagufungira ijambo ry'Imana, bazagufunga wasambanye. Nzavuga ibyo muri gospel mbivuge bandenganya, ariko menye ko ndenganye. Ariko ikintu cyica abavuga butumwa n'abahanuzi n'abapasitoro, muraza mugafata politike mukayivanga na gospel. Nijyari politike na gospel byahuye ko bitandukanye, binahabaye cyane. Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Amavuna TV. Uyu mwanya rero turi kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste. Urakoze cyane kubwo kwitabira n'ubutumire twabatumiyemo. Rwose Imana ibaho umugisha. Mumeze mutese? Turashima Imana. Rwose Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ikomeje kuturinda, Imana ikomeje kutuba hafi, Imana ikomeje kutugirira ibambe. Nukuri buriya iyo ubonye umwaka ushize cyangwa amezi cyangwa icyumweru gishize utishwe n'ibyaha, kuko hanze aha ntibyoroshye, intambara n'amakuba ni byinshi, ariko Uwiteka akomeze kuturengera muri byose. Suko tutishwe n'inzara, suko tutashonje, ahubwo Uwiteka yakomeje kudushyira mu mababa ye. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo nukuri ndashima Imana, nishimwe rikomeye cyane. Nukuri iyo ari benshi hanze aha birakomeye, abantu bari guhura n'ibibazo bagateka imitwe bakesikoroka, ariko twebwe Imana itugiriye ibambe, iduhaye nukumenya gutunga imbaraga urumva z'Imana, izo mbaraga zikagukoresha wowe utikoresha. Ntabwo gukizwa ari ukubatizwa cyangwa gusengera hanaha, ahubwo gukizwa ni ukwakira imbaraga z'Imana, Imana igatura muri wowe ukemera ko igukoresha. Iyo igukoresha, Pawulo yabivuze neza ngo ashobozwa byose na Kristo umuhimba imbaraga. Rero natwe izo mbaraga ziradushoboza kugira ngo tudakora ibyaha cyangwa tudakora ibibi. Niyo mpamvu rero nshimye Imana, ntabwo nta byaha bindiho, nta ntambara, ariko Uwiteka akomeje kundinda. Niyo umuntu yacumura ariko agira gute, Uwiteka asaba Imana imbabazi. Amen. Rero gukizwa nicyo gisobanuro cyayo. Bibiliya iravuga ngo kubona Yesu, mbese kwakira Yesu ni ukwemera kubyarwa n'umwuka. Ko Bibiliya iravuga ngo ikibyawe n'umwuka aba ari umwuka, ariko ikibyawe n'umubiri aba ari umubiri. Bivuze ngo iyo ubyawe n'umubiri uba uri umunyamubiri, ariko iyo ubyawe n'umwuka ubuvutse bwa kabiri, mwuka w'Imana, ari bwo kubatizwa. Buriya kubatizwa wagakwiye kubatizwa ugaha n'intebe Imana mu mutima wawe. Ahubwo hari abantu babatizwa bafite indi mibare, reka njye kubatizwa hariya mbone umugore waho, kanjye kubatizwa hariya ninjire muri korari njye mbona uko nereta turadukobwa, kanjye kubatizwa hariya bamfashe bamubufasha. Niyo mpamvu ubona abakristo benshi batabyawe ubwa kabiri, ahubwo babyawe n'umubiri. Abari kutwumva ku Mavuna TV turabashuje, turabashimiye.
rwose mukande subscribe, like, comment rwose. Ari bwota amasimbi nabo turabashuhuje muri diaspora aho ngaho mwese turabashuhuje. Imana ibaho umugisha, n'abazikanze rwose turabashimiye. Imana ibaho umugisha, mukomeze murebe rwose mwumva ubutumwa bwiza Imana iba yabageneye, natwe iba yanatugeneye, tubwumve kandi nitubwumva duhinduke. Imana ishimwe. Turakwakiriye rero usenga Imana kugira ngo dukomeze. Imana iguhe umugisha. Mana data twese uri mu ijuru, uri Imana ikomeye, nta wera nkawe, uri rubasha, uri Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Ni wowe Mana twiringiye kandi ni wowe waremye isi n'ijuru. Uri Imana dukunda cyane kuko udufiteho umugambi muremure, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo uzi ibyo wibwira kutugirira. Ibyo ngibyo ni byiza, ntabwo ari ibibi. Niyo mpamvu natwe kuri uyu munota tukwinginze ngo ubane natwe, ariko mbere y'uko ubana natwe tubanje kugushimira. Turagushimiye ko ushimye ko tujya kuri kamera. Ngaho Mwami Imana, uko udutumye ngo tuze tuvuge ubutumwa bwawe, ndakwingize reka bugere kuri bose, reka bugere ku bantu bose, reka abantu babone umugisha biturutse kuri twe. Amavuna TV ukomeze ubagura ubaho umugisha, kandi nyagora ku ngoma abantu badukurikiye bari hirya no hino ku isi, reka babone umugisha uturutse mu ijuru, reka babone umugisha uturutse ku Mana. Ineza y'Imana ibagote, abarwayi bakize, hari benshi bari mu bitaro, ndasenze ngo ubegureyo, hari benshi bafite ibibazo bitandukanye n'amakuba atandukanye, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo uzajya ubakiza muri byose. Ndasenze ngo Mana ubakize kuri Imana ishobora byose. Ndasenze kandi Uwiteka Mwami Imana, abishwe n'ibyaha wongere ugire impuhwe nyinshi, bagaruze igikundiro cyawe, bagaruze za mbabazi zawe nziza, babone umugisha Mwami kandi bakizwe. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Amen. Ni karibu rero. Murakoze. Mbere na mbere dushimye Imana yo kabyara, ko Imana ikomeje kuturinda, ikomeje kutuba hafi, ikomeje kuturwanirira. Bundi gusenga cyangwa iyo umuntu asenga aba ari kuganira n'Imana. Noneho iyo dusenga, iyo tuganira n'Imana tuba turi tuyibwira ngo ese Uwiteka arengera ubwoko bwawe, arengera ubwoko bwawe. Niyo mpamvu tuba twaje ahangaha. Ubundi uru ni urusengero rw'Amavuna TV. Haleluya. Ni urusengero rw'Amavuna TV. Ntihazababeshye ngo YouTube ngo ibaho ibintu bibi. YouTube twebwe tuba dufite uko dukora, dusengera abantu, tugira ute, tubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Ntabwo ari ukuza guteka imitwe. Tuba tubwira abantu ngo bihane. Imana ishimwe cyane. Imana ibagirire neza cyane. Niyo mpamvu Imana iduhaye imbaraga. Niyo mpamvu Imana ije kutugirira neza. Niyo mpamvu Imana ihagukanye imbaraga nyinshi ije kutugirira neza. Nubwo insengero zifunze, ariko haracyari ibyiringiro. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo haracyari ibyiringiro, ngo yuko igiti cyatemwe. Haleluya. Ngo iyo kibonye amazi, ngo kirongera kigashibuka. Haleluya. Ngo kandi iyo gishibutse, Imana ishimwe, ngo kigira amababi, ngo y'ibitonome, ngo imbuto zacyo ziba zeze. Birashoboka ko hari ibyagutemye, ariko Uwiteka avuganye nawe, aje kuguha amazi kugira ngo wongere ukure. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Katwumva ijambo ry'Imana. Yego. Matayo 5 umurongo waho, turava ku murongo waho, Matayo ibice 5 umurongo waho wa 4. Adusome mu izina rya Yesu Kristo, kaduhere ku murongo wa 4. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirije gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Imana ibaha umugisha mwinshi. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe cyane. Yesu aravuga ngo hahirwa abashavura ngo kuko aribo bazahozwa. Reka nkubwire, birashoboka ko uri mu gihe cy'ishavu, birashoboka ko uri mu gihe cyo gushavura, ariko nagira ngo nkubwire hahirwa abashavura ngo nibo bazagira ute, nibo bazahozwa.
hari amarira umaze iminsi urira, ariko Uwiteka ari kuvugana nawe. Urahirwa kuko washavuye, urahirwa ko washavuriye mu murimo. Ariko icyo Uwiteka agusaba nonaha, aragusaba ngo wirinde icyaha n'igisa nacyo, wirinde ibyaha, wirinde gusayisha, kuko abahirwa ari abashavura. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Imana ishimwe cyane. Abantu abagwa neza, abo ngabo nibo bazahabwa isi. Abantu bagwa neza, abo ngabo nibo bazabona Imana. Abantu bagwa neza nibo abo ngabo niyo Yesu ari kuvuga. Tugwe neza, tugire ubuntu, dufashanye, tuzamurane, dusenge. Imana ishimwe cyane. Amen. Nugwa neza, tureke kurwanyanya, tureke gushyirana hanze, tureke amatiku. Ngo hahirwa bagira uteye abagwaneza. Imana ishimwe cyane. Ngo abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Imana ishimwe cyane. Tugeze ku 3, ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Ese ufite iyihe nzara papa? Ese ufite iyihe nzara? So ufite inzara yo gutera imbere mu buryo bw'umubiri? Ufite inzara yo kwigwizaho ubutunzi? Oya, ntabwo ari wowe uhigwa. Hahirwa umuntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo umuntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, ngo uwo nguwo arahirwa. Uwo nguwo niwe uzabona Imana. Niwo Imana ije kongera imbaraga muri iki gihe insengero zifunze, nubwo zifunze, ariko hahirwa ufite inzara n'inyota byo gukiranuka. Duharanire gukiranuka, duharanire ko Imana yishimira imirimo yacu, duharanire ko Imana yishimira ibitambo byacu bibe bizima kandi bishimwe n'Imana. Imana ishimwe. Ibyo bitambo ni imibiri yacu. Enekitandore bonesta, niko Bibiri ivuga. Iravuga ngo imirimo, haleluya, ngo imirimo, tugira umwete wo kubana n'abantu amahoro. Imana ishimwe cyane. Urumva? Kuko ngo imibiri yacu buriya ngo nibyo bitambo. Haleluya. Ngo bizima ni urusengero. Uwo mubiri wawe uri kuwukoresha mu iyihe systeme? Ni uri kuwukoresha uteka imitwe? Ni uri kuwukoresha wiba? Ni uri kuwukoresha wambara ubusa? Ni uri kuwukoresha ukora ibibi? Ni uri kuwukoresha uvuga amagambo ateye isoni? Uwo munwa wawe Imana yaguhaye kugira ngo ushime Imana. Imana yaguhaye uwo munwa wawe kugira ngo netandone staba. Ndumva Imana iri kumwe nanjye aha hantu. Numva Imana igiye kugirira neza abantu. Nese bene data, ni gute uri gukoresha urugingo Imana yaguhaye? Ni gute uri gukoresha amashyi izi ntoki Imana yaziguhaye? Ntabwo yaziguhaye ngo ujye kurenganya, yaziguhaye ngo ujye ukoma amashyi. Imana yaguhaye amaguru ngo ujye uyibyinira, Imana yaguhaye umunwa ngo ujye uyihimbaza, Imana yaguhaye n'ukuri ubuzima ngo ujye uyihimbaza. Nicyo Uwiteka avugana nawe, aravugana n'ukuri. Gira umwete wo gukora ibyiza, gira umwete wo gukorera Imana ibyiza kugira ngo uzabone Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Hahirwa abafite inzara n'inyota. Niyihe nzara n'inyota ufite? Niyihe nzara ufite? Abenshi bafite inzara n'inyota byo gutera imbere, abenshi bafite inzara n'inyota yo kwigwizaho imitungo. Hoya, ntabwo ibyo ari byo Imana ishaka papa. Byo ntabwo ari byo ishaka mama wanjye. Ibyo Imana ishaka ni ibi. Irashaka kugira inyota yo kujya mu ijuru, irashaka kugira inyota yo gukiranuka, irashaka kugira inyota yo kunezererwa Imana, irashaka kugira inyota yo kwihana, irashaka kugira inyota yo kuba mwiza ku Mana, irashaka kugira inyota yo kubana n'abana amahoro, irashaka kugira inyota yo kutajya mu bigare, irashaka kugira inyota kutagendera mu by'iyesi. Imana ishimwe cyane. Hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazagira ute? Bazazigirira. Umuntu utagira imbabazi ntabwo azigera agirirwa imbabazi. Mwibuke ko Yesu naza niyerekanwa, ikintu kizaba nuko Yesu Kristo ubwo tuzasa nawe, kandi tuzaca imbere y'intebe y'urubanza. Intebe y'urubanza hazaba icyo bita kugirirwa imbabazi. Ese wowe ntabwo kuki wumva wiha agaciro umujinya? Wikwimika umujinya mu mutima wawe, wikwimika agahinda mu mutima wawe, wikwimika inzika mu mutima wawe, wikwimika ishyari mu mutima wawe. Ngo hahirwa abagira imbabazi kuko aribo nabo bazazigirirwa. Imana ishimwe cyane. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazagira ute? Bazabona Imana. Umutima wawe ni uwuhe? Wuzuyemo ishyari, wuzuyemo amaganya, wuzuyemo gucika intege? Umutima wawe uboneye niwo uzabona Imana.
Imana ishimwe cyane. Duharanire kugira imitima iboneye, duharanire kugira imitima inezeza Imana, duharanire kugira imitima ivuga ibyiza byo mu ijuru, duharanire kugira imitima ivuga ibyiza. Imana ishimwe cyane. Abakiranura kuko aribo bazagira ute, bazitwa abana b'Imana. Kwere kuba abantu bateranya abandi, ahubwo tuba bakiranura, tuba abantu Imana itangaho urugero. Ngo Imana igeze kwa Yobu ngo ngibwira ngo Satani we, ngo wabonye ngo umukiranutsi wanjye Yobu, ngo uburyo ngo ampimbaza, wabonye umukiranutsi wanjye Yobu uburyo amvugira neza, wabonye umukiranutsi wanjye Yobu inastatabonias. Imana ishimwe cyane. Kitangonesta. Imana ishimwe cyane. Ni gute ese Imana iri kukwirata iki? Ese Imana yakwirata iki? Ese mu myaka umaze ku isi ni iki Imana yakwirata? Ese mu gihe umaze ku isi ni iki Imana yakwirata? Ese mu gihe umaze ku isi ni iki Imana yakuvugira? Ni iki watanga wakoreye Imana? Shakisha ikintu wakoreye Imana. Ese koko ni iki koko Imana yakwishimaho? Duharanire kuba ibyishimisho by'Imana, duharanire kuba ibishimwa n'Imana, duharanire kuba ibinezeza Imana, duharanire kuba ibivuga Imana, duharanire kuba Imana ishimwe. Hahirwa abakiranura kuko aribo bana b'Imana, bazaba abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Hahirwa abarenganyije gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Nibiri kuvuga ngo barakurenganyije, ariko niburenganyirizwa gukiranuka kandi bw'ijuru n'ubwawe. Abantu benshi n'abanyabwoba, nge nagira ngo mabwize ukuri. Abantu benshi banze Imana, abantu benshi bari kwivuguruza kuza ku makamera hano kaba ngo ujya twarabeshyaga, ibyo twahanuye twaratuburaga. Ibyo ni ibice. Imana ahubwo kwije kubatwara, ije kubajyana, kubera ko niba bashyiraho imbunda noneho bizagenda bite ko akarengane kaje. N'abahanuzi mwe, n'abahanuzi banyabwoba ko batazajya mu ijuru. Niba Imana yagutumye ikintu, emera ukirenganyirijwe. Niba Imana igutumye ubutumwa, Yesu, umva uko Yesu yavuze. Imana ishimwe, abwira Pawulo, aramubwira ngo yewe Pawulo we, ngo nimuhagarara, ngo nibabajyana, ngo bakabajyana bakabahagarika imbere y'abayobozi cyangwa imbere y'urukiko, ngibyo muzavuga ni ngewe uzabibashyiramo, ntabwo muzavuga ibyo hanyu. Imana ishimwe cyane. Igihugu cy'u Rwanda twujuje abahanuzi b'abanyabwoba gusa, twujuje abapasitori b'abanyabwoba gusa, twujuje abavugabutumwa b'abanyabwoba gusa, bacinya inkoro atamfunga baragufunga. Uzanga ko bagufungira ijambo ry'Imana, bazagufunga wasambanye, winjiye umugore w'abandi. Uzanga ko bagufungira ijambo ry'Imana, bazagufunga wibye, wariye ruswa. Uzanga kurenganyirizwa ijambo ry'Imana, bazagufunga watubuye, bazagufungira mu rusengero, uzatubura ubeshyera umuntu ngo Imana yavuze ita bagufunge. Ngewe nzajya mbabwiza ukuri nigendere. Ntabwo ngewe ndi umuvugabutumwa wahamagawe n'Imana. Niba narahamagawe n'Imana rero nzasiba kuvuga ibiterekeranye n'ibyo ndimo. Nzavuga ibyo muri gospel, sibyo rata? Nzavuga ibyo muri gospel, mbivuge bandenganya, ariko menye ko ndenganywe. Ariko ikintu cyica abavugabutumwa n'abahanuzi n'abapasitori, muraza mugafata politike mukayivanga na gospel. Nijyari politike na gospel byahuye ko bitandukanye, binahabaye cyane. Mwavuze ijambo ry'Imana mw'abapasitori, mwigize ntakoreka. Mwavuze ijambo ry'Imana, ngo turashima, ngo turagute. Urashima, washimye Imana, uri gushima abantu kubera iki? Ibyo mwihaye ni biki mw'abantu? Mundi mwafashwe ryari? Ninde wabaroze? Ibyo mwihaye ni biki? Ukaza ariko se mw'abantu mwe, ijambo ry'Imana ko naho ryagiye, mwaretse tukivugira ijambo ry'Imana rihindura abantu. Dore nimwe muri gutuma abana b'Imana badakizwa, nimwe muri gutuma aba bantu badakizwa, kubera ko ijambo ry'Imana ryabasizemo. Mwarakamutse, nimukivuga ijambo ry'Imana, urajya kuvuga ijambo ry'Imana usingize umuyobozi w'akagari, urajya kuvuga ijambo ry'Imana usingize gitifu. Ariko se ninagutumye kuvuga kuri gitifu, wavuze ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryabashizemo, nimugisoma ijambo ry'Imana. Nicyo gituma Imana ifunze isengero. Ngewe ndabishyigikiye papa, ngutereye isari ugira ngo ndababaye se? Nihere ruhande ifunge, nizi zisigaye mwitwa ngo muri abakire. Ni Imana niza n'umweyi kuko igira ute icucume. Ariko abemera kuhindukira Imana, abemera kugarukira Imana, abemera guhindukira, abo ngabo ni Imana ishaka. Ariko nimudahindukira murapfa, n'ubundi urupfu ruraje vuba. Imana igiye kubica uruhongohongo, ibica mupfe, kuko ntacyo mumariye Imana. Mumariye Imana iki? Yabashyize ikarete
icyatumye gusiga ikareta, icyatumye gusiga mu Rwanda ni ukugira utunganye bidatunganye, ahubwo kugira utunganye bidatunganye ahubwo uri kubivanga, urimo urateza ikibazo, urimo uriba. Ijambo ry'Imana ryabakayutsemo muri ibisambo, mufite ibida binini, Imana ije gufomboza ibyo bida byanyu kubera ko mwanze kuvuga iby'Imana yabatumye, ahubwo murashaka murakorera inda, murakorera imibiri yanyu, murashyira imbere abanyu, murazamura abanyu, murirwa musingiza ab'isi, murirwa musingiza iby'isi, murirwa musingiza imitungo yanyu, musiga mujya ku ruhimbi muvuga ngo ndashima Imana yamaye imodoka, ndashima Imana yamaye ibirayi, ndashima Imana. Nishima ari kuvuga ijambo ry'Imana. Ibyo ni ibiki mwigeze? Imana ibagerera neza, Imana ibaha imbaraga, Imana ibafashe kunda, ibafashe kunda kubera ko hari n'uduti mwagiye mujya gucisha i Burundi, hari bamwe tuziranye bagiye gucisha i Burundi, hari bamwe bagiye gucisha muri hanze mu bihugu byo hanze muri za Uganda. Imana yabaziye ariko gacimere Imana ibyo bakorewe mu bwongorerano ije kubishyira ahagaragara, ibyakorewe ahihishe ije kubishyira ahagaragara kubera ko byo mwari muzi ko Imana itazabavumbura, ariko mugira ngo Imana ireba nkamwe. Imana ntabwo ireba nkamwe. Ndashimira Imana ko impaye ijambo, noneho impaye ijambo hano kuri YouTube ngiye kugenza bakumva bakubitisha icyo biti cyanditswe, ubundi mwitambukire nigendere, kuko mwasuzuguye Imana, murakabya, musuzugura Imana, tuvuga ubutumwa murakabya, bajye bareba ari 10 ariko bakubitire mu gafuka, mwareba mutareba. Imana irabatugabije kuko umwuka turimo utandukanye n'uwa biriya bipasiteri byirirwa bisambana, bimwe ndababaye cyane, ni ibisinzi byirirwa bimwe inzoga ibyuma, ngo dutangiye kumenyerwa n'abantu batigeze bamenya Imana. Wowe uvuga ngo wamenye Imana, ahubwo uri igisambo, icyo ushaka ni ukujya imfubye n'abapfakazi. Imana tubabarije ngo namwe muzahibwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Nta kibazo, bazadutuka baturenganye, muri comment muradutuka mukagira gute, ariko nzabaza mbabwiza ukuri, ntawe ndiwe kandi niwe nawe ndi wawe. Basi ntabwo wareba ijambo ry'Imana ndi kukubwira, mwihane muhindukire Uwiteka. Imana ibagire neza, murakoze nimwakira ijambo ry'Imana. Imana data twese uri mu ijuru, uri Imana ivuga kandi ikora imirimo, ushimiye kubw'ijambo ryawe, ushimiye kuvuga ugasohoza. Ngo ndakwingize Mana, shyigikira aba bantu bemeye guhindukira, bemeye kwatura, bababarire. Amazina yabo yandukuye mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ngo ganza kandi utegeke, komeza uhindura amateka, maraso ya Yesu abatindeho, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Amen.